umva nyine kambe ngiye nahagera mubwire yuko nahageze. Nta kibazo ndamubwira naza ariko nawe nimuza kuvugana ntuzimubwira ko ati ngeze mubwira. Nta kibazo ngo birabibanga ryanjye nawe nubwo waza bimubwiraho uzamubwiye ko ndi umuntu hanze ubabona bazamuka baherekeje ibintu nk'ibyo birangire gutyo kuko urabizi turabana tutahita dushwana menye ko aribyo bikubwiye. Nta kibazo. Murakoze cyane. Umushinga wanjye na Kadogo kuko urapfuye man, urapfuye umushinga wanjye. Waruje n'ubundi waruzindutse. Oya rwose umunsi noneho ndayireba yose. Rwose n'ukuri ndayireba yose umunsi. Ntabwo nayikwereka yose ntayo ntabwo. Nsize nogeje n'utwombo n'ibintu byose kandi mabuja naho hari. Ndaza bwose nk'amasaha. Niko buja noneho yagiye Ngenda nimugoroba. Yagiye mu kazi bisanzwe? Simbizi rwose. Icyo nzi nuko mara koza ibyombo. Tayari no guteka ibiryo bigashya nkahita nza nkirebera Kadogo noneho filimi zakubanye ubuki. Iriya filime yari iryoshye byatari. Erega sizumvisha. Nta nubwo izarangira vuba. Uzi ko Imana ifite episode zigera muri 400. Ego kego. Kandi bazacyari muri 30. Byatari noneho nta kindi nshaka nicyo ngicyo. Noneho umbwira ngukorera icyo ushaka. Kavugisha ukuri Kado. Wabikora neza noneho nkuko mbishaka. Ega nawe umeze nka boss wanjye. Nukuri nka none uzi ikintu nongeye gukorera. Uzi ikintu ndagukorera. Nako kwanza wamusezeranye. Nshaka ko none nyoko buja nawe amutipe bakundana. None nshaka kubirangiza bikava mu nzira noneho burundu nanjye icyo urambwira cyose ndagikora nayo ashaka we na cash ndazishyiraho abantu. Ibyo ngibyo ibyo ni ibintu nje mbirimo rwose. Ubirimo twatagonga hano ariko nanone ntise John yanguri irindazi gushize. Kadogo ibintu by'amandazi irindazi ringiri rimwe ry'amafaranga 100. Ukuntu ryari ryoshye ariko webo noneho ngere kamanda mwere kurumva nge wundi rega ngiye nkwa birenze uzi Airtel Imana Airtel Konikora usaba 100 akaguhereza 1000 nge noneho yaguha irindazi ndahita ngwereza 500 byo kugura amandazi icyongereyeho za filime yawe ngo buri munsi urumva ndaguhereza mashini ugenda uteka nayo muri chambre wirebe. Noneho nta kibazo saba icyo ushaka. Umva noneho nta kintu ushaka Kadogo noneho hayizajya kubutaka nta kintu abona noneho ngenda kwizeye tugiye kubikoranye nawe ibintu bijye ku murongo birangire sinshaka iminsi irenze 2 ibintu bikaba bijye ku murongo genda urabizi bari abantu bombi abari kubuja yabana sheriwe muravugana umunsi ku munsi bose shaka ko ubatanya neza ukagenda umwe umubwira ibye n'undi ukamubwira ibye mashiduka mbona batandukanye. Ariko mashini nawe wambye nguzayimpa mashini nge nunabikora neza nanayikurekera nkahitanye nkuremera ikabi yawe Kadogo gatuma mashini none reka nkwereke niba uzampa mashini ukangurira n'amandazi nta kindi nshaka. Ibaza uri kuri film yawe aho Kado reba wicaye kuri movie yawe ndikurya n'irinda Kadogo urabizi nta kintu nshaka ni kwegukana uriya mwana urumva uriya mwana iriya nabyo wajya na boss wanjye n'amabusha afata neza ayo mandazi nkajya na mashini cyane ariko bose twakumenge nawe reka ngende kuri misiyo nta kibazo apu nta mpamvu zo guca ku ruhande noneho ngiye kubimwibwira ko mukunda. Amagambo ari kujya numva hanze ngaha ugenda uvuga ni magambo ki? Amagambo ngenda mvuga nyabwira mwisi n'umugenzi cyangwa umuntu nayabwiye. Ibyo ubwira shiri wanjye ni biki? Ujya kubwira shiri wanjye ni biki uri kujya kumubwira? Genza gacyatuganira n'abantu b'abavandimwe. Uzi kuri kumpemukira. Tega amatwi twaze tuganire. Burya ibintu byose bifite mu kuganira. Ubushero sinyamvugana nawe nta nimero ya telefone ngira naho mpurira nawe uriya nta kintu twavugana friend. Rero ahubwo kurikira ku ruhande apana ngewe urabizi n'amagambo asanzwe ngira ahubwo yenda abantu ndi muntu wabivuze niba hari byavuzwe ntazi ariko ntabwo ari ngewe. Wowe ufite amakosa menshi upresize umbwiza ukuri ubundi amagambo uri kuvuga naba naravuze ngewe ubwanjye nyabwira sheri wawe nayaye
wowe uravuga ngo ninjiza abakobwa barenze 4-5 hano ibyo bintu ni ibi undi mu tubana hano nindi vima undi mu tubana hano nde kubyo bro ibyo bintu rero ibyo bintu byawe ibyo bintu bireke tugendane neza ariko reka nibuke neza tunibukiranye njye nawe urabizi sheri wawe hari umukozi ubiwe ajya akunda kuzanga rimwe na rimwe nawe urabizi sibyo se kari agahungu kabiwe reka mbikubwireho neza genda gake mbikubwire mbwira mpamya neza ko hari igihe rimwe na rimwe iyo wazanye abakobwa kandi urabizi nawe ujya ubazana hari igihe buriya kariya kana kakubonye ishuri itari hasi y'imwe akabwo katwaye amagambo kubimubwira byibuke neza njyewe uri umuvandimwe uri inshuti umuvandimwe magara ntabwo nakuva mu buryo kugira amagambo atari meza gutandukanya n'umwari mwiza nk'uriya none yabwiwe n'iki hano kari agahungu aha amaze igihe ahagenda ariko rero ntabwo ndi kugushira amakenga ntabwo birumvikana nk'umuntu ati twenyine tubana turi babiri ariko reka mbikubwire ubundi uriya mukozi we akunze kuza aha ngaha urabona sifite mashine se subizi ajya aje kureba filimi utuntu nk'utwo mwamenyaniye twamenyaniye hano epfo ku muhanda ndimo gutambuka urumva utari kumpemukira ko kuba naramenyanye nawe byonyine uriya mukobwa kari uwanjye uri kumpemukira warekeye aho ngaho warekeye wowe wakihanganye basi ngaho amagambo mwavuze yagumane ntabwo ari njyewe yagumane birangiye abo mbwira ngo wakoze icyo gace mu rugo njye yagumane ndakwishyura amafaranga ya magambo yamire burundu ufunga umunwa kandi ndi kurengana atari njyewe ariko biga amafoto mbega umwana imboga zibona abana kubera ko imyuga atari njye wamubonye birandiye ariko ubundi wamuhamagara kamwihamagariye nanamukumbuye iminsi yaribaye myinshi amakuru iminsi myinshi si kuba watuje we amakuru yawe ubundi akazi kawe kakumereye nabi usigaye ugenda gakeya ariko n'ubundi nibyo byiza mu gihe yaba yaremeye kukubwiza ukuri se akakubwira behind the scene kanizere ko tugeze umubwira ko ari njye nyine wakumeneye ibanga nyine ngo nkubwire buri kimwe ko biriya bintu byiwe by'imyitwarire itari myiza n'abakobwa be ba buri munsi wow Imana ishimwe cyane ariko wari umeze neza ahandi natwe nyine tumeze neza uretse nyine urukumbuzi rwo kuburana ibintu nk'ibyo ngibyo bigaragaze ibipangu uzanye ariko wongere uzudusure biba bikenewe okay sawa rero Imana igume ikurinde sawa wow Imana ishimwe cye ni ibi ngibi nashakaga uyu munsi kuba byose nabirangije ndayireba paka urimo urakora icyanga umutipe tubana mupanga iki ku byo uza ukayinjira mu rugo gutya gusa nta gukomanga nta kugira gute ntiwabwiye gute uzana mu rugo rwanjye washakaga wamushakiraga iki vuga hari ibyo twavuganye nyine ni ibiki mwavuganye nyine mbwira nta kibazo wigira ikibazo mbwira ni iki mwavuganye ahubwo niba adahari ikibazo naba ngiye
ujya he icara aho ngaho ubanza ubwira icyakuzanya nutabimbwira ku neza urabimbwira ku nabi unafashe umwanzuro uje gukora icyangaha none se kuza hano ni ikibazo ni ikibazo ntabwo abantu bameze nk'amwe bajya bagenda mu niba umuntu aje kureba umuntu ngo ndahaba hano ku nabi umuntu se ku buntu ibyo bintu rwose ntabwo byaba ari ibyo ku buntu ibyo bintu ibyo ni ibiki ahubwo nibutse ikindi mfite amakuru y'uko ari wowe ugenda ujyana urugambo ujyana umunwa ujya kuvuga amagambo umukunzi wanjye ibyo bintu ni ibiki wirirwa mu rugo uri umukozi wo mu rugo uri kuvuga se mpamvu amagambo se ya njyewe rwose ibintu by'amagambo ntabyo none ava hehe bwira vuba nyina ava hehe ahubwo reka mubwire we kontrol umutipe mubana kureke kurirwa umbwira ngo ngengera amagambo se nayakuye he umutipe tubana ndumva njyewe ugiye kutubwira ko ari ujya kuvuga amagambo kwa shere wanjye ese ubundi ayo magambo nta nubwo njye nese ayo magambo ni ay'iki ubundi niba ari uwo mutipe mubana ahubwo reka mugire inama niba ari umutipe mubana bikaba ayo magambo aturuka ahangaha nyine shikira hano hafi nuzi ngewe ubwo urumva njye nabamuriye n'ibyo byose ageze iwanyu uriya mutipe ayo magambo yazana gute se wanyu atahazi sindabizi niba ajya ahura na mabuja gusa uranandenganya pe ni ukuri njyewe urandenganya none se ubwo ni gute ngenda ukurikirana amakuru nzakugura ipaki ebyiri z'amandazi nzazigurira icyarimwe nziguhereza ugiye gushyira mu cyumba uzajya ujya agatega mwumva se genda ukurikirana amakuru kuko ibintu by'amagambo rwose njye najya ibintu by'amagambo ntabyo njya ngira waba unambeshyiye Karibu. Ese Iminsi myinshi. Ndikubona utananiwe waje n'iki? naje n'amaguru. Amaguru ayangaya? Mwereka nanjye ntabwo ntuye kure. Yego, nejejwe ariko no kuba witabira ubutumire ukaba uje kundeba utaje hano aho kureba sheri wawe uyu munsi. Ubwo twaruka kuvugana numvaga ku mutima wanjye hari ikindi kintu nshaka kukubwira ariko nshimira Imana ko uyu munsi ugiye kuba w'ibyishimo kuba ngiye gusohora ijambo rimaze iminsi ku mutima. Njye nta gahunda mfite yo kugutesha umutwe cyangwa kwicira urugendo rw'urukundo wifitemo ariko buriya mu by'ukuri biba byiza bitakugoye numva twakomeza mu rugendo rw'urukundo njye nawe. Tugakundana njye nawe. Yeah. Ese ubundi nabwirwa n'iki ko utameze nk'abandi babyeyi? Mu buzima ntabwo umenyera ibintu byo gukinisha umutima w'abandi bakobwa kuko nzi ko urukundo ruravuna. Ntabwo nifuza kumera nka John ngendo uwo ndiwe ibyo mubwira ni ukuri kandi bimaranye iminsi maze iminsi ndi jyenyine mu by'ukuri ndikubwiye narabitekerejeho unyemereye rero wakomezanya nanjye. Ntabwo byakunda urukundo rwose nari mfite rwose rwashiye kuri John nawe undi mutipe nzakunda nkurikije ibyo John yankoreye. Nyemereye nawe ndakwinginze. Iki? Ndagusabye mbishaka. Umva haguruka rwose. Nzicuza ndagusabye. Haguruka njye nta mwanya njye gifite w'urukundo. Nta mwanya gifite wo guha urukundo rwose. Oya haguruka ahubwo mva mubwira. Haguruka. Ntabwo uzicuza.
haguruka kuko ngenda natashye nibyo waruje kumbwira icyo uzicuza kikubwira uzicuza ko amenye nabyo nyine mbwira nicyo cyatumye umpamagara nicyo cyonyine kindi ku mutima byararangiye ngiye ibintu by'urukundo nabivuyemo ahubwo haguruka umerekeze none se be meze neza dore muzi iminsi warabuze warabuze kabisa biragaragara ntabwo nabuze cyane kuko nazaga hano buri gihe nkakubura iminsi baye 3 wazaga hano ukambura gusa ibyo uvuga ni ukuri nukuri ahubwo mbwira amagambo bambwiye nanjye niyumviye bimeze bite ko uriya mukobwa nasanze hano urabyibuka nubwo nabigize ibintu birebire ngo bikomeze amagambo bambwiye nayahuje na biriya bintu nasanze ahangaha numva ni ibintu bikomeye kandi koko nanjye ubwanjye narakwibona ibintu by'abakobwa ndi kumva ahangaha bimeze gute amagambo mubonye amagambo ameze ati y'abakobwa birirwa basimburanwa ku munsi ngo wakiramo abakobwa barenga 3 kuko se kari we wenyine ngira abakobwa bazana nabaye were kumbeshya kuko njye kinzanye hano ndi kugira dusoze ibintu byanjye nawe bive mu nzira ntabwo dore ni wengira wenyine nta wundi mukobwa ugeze hano rwose okay ubwo rero niba utari kubyumva icya mbere amagambo bambwiye nayahuje no kuntu cyagiye nasanze hano umukobwa mpita numva ko karintu kandi ntabwo bari kukubeshyera nibyo nawe urabizi kucyumva ko batambeshyira kandi narakwiboneye nanjye ukambeshya ngo ntabwo uzi uko yahageze ese ni gute umuntu aza akinjira mukicarana hano warangiza ukavuga ngo ntabwo uzi uko yahageze kubera iki njyewe ibyanjye nawe birangira ibyo wankoreye byose bimaye isomo bitumye nta muntu uzongera kwizera ngo nkundane nawe ubu birarangiye rwose reka nkubwire rero ntukumva amabwire basi mbabarira ntabwo bizongera ntabwo amakosa nakoze azasubira njyewe umwanzuro nafashe nawufashe mufashe ntabwo nigeze mubukana bitekerejeho urahubutse kandi uzasanga warahubutse ntabwo mubutse ahubwo urabiho ndagiye nose basi mbere ushaka icyo ariko mbabarira ntuya nta kintu nshaka rimwe rya nyuma ntabwo njyewe ntabwo nakongera kwizera umuntu w'umuhungu basi rimwe risanga biri basi ahubwo bayi sibyo